Madame. Ya wageni bafite ukuntu basuhuzanya. Nanjye gira gute. Karibu mugabo mwiza. Ko wicaye hanze? Shaho gusera uragira ngo irungu rijyanishe inzu wayi. Wewe turatukicara ukayitubwe tunanze. Oya se ko ari umurikiye kandi. Wari unaye hanze. No, uzikira kamvuye gukora. Canda yakoreye. Yego. None bumugisha. Tonde. Ubwirimo ni bike. Shiri. Ibiki mu nshingano zanyu. Nukunkuramo inkweto. Ibi nabyo biri mu bigize umudamu. Cyane rwose da izi ni inshingano zanyu. Ariko gushaka umugore ni ibya mbere. Wiri ute? Shashinzwe neza ahubwo se wowe uretse akazi kagenzi ke wiriwe. Nakaza amafaranga nayakoreye. Umubosi yanyishimiye. Yego. Okay. Umubosi yanyishimiye. Shiri none se nywa amazi we ka cyayi. Mikigage. Cyangwa kuriki. Cyangwa migihari. Shiri ikigage koko wagiye umusiri. Hariya ugomba kwaka ka cyayi. Nese ko njye ndi ku kazi numva bari gutera inkuru z'ibigage kuntu bajya babyuka bakaza gukoraga bakubizamo ikigage kubona umuntu agoza ngafite imbaraga. Oya ntabwo mu ikigage gusa ikintu cyose foko washyize mu nda atarimo busa wagira imbaraga. Mr. Sishini nari mukumbisha. Nayi ngukumbuye. Mukumbuye cyane. Kandi ndagukora n'akamusaje k'ibirenge. Agaki? Massage. Massage. Ndabyite gute mu Kinyarwanda ku buryo imitsi iri amaraso ari komeza agatembera neza. Kuko wambaye uva ryari uri umuganga zurinjira mu maraso yanjye gute? Kana uri winjira mu maraso. Urugero nshobora kugukorera massage ndayiko. Urankanda. Ku buryo nyine umva umeze neza. Nukunga uri bunyunge. Ikibazo rese navunitse. Kunga se wavunitse ibyo bitandukanye shiri. None ni iki gukunga ndanga ku masaba? Ni ugutuma umubiri wawe uruhuka ukagenda neza. Ntago ndushye. Nuko mgiye bose ndamubwiye ngo warese ngo nyanyikorera nkagira ngo yambira ngo basamu ngo nago baratangira gukora ngo ibintu by'amavasamu nago baratangira ngo nago batangira kubikora ibyo bintu ngo niba batangira kubikora ngo bazambwira aka kantu kari kunsetsa ni kugira gutya ngo ni gashasha kuri ngiye ngo nshaka kuvuga kantu kangiye unagaje kumbi kutayibura cyangwa ngo ntago nayibura kuko abantu bose bataga babona bose bakimbona ngo nguri mariri we nguri marire ndamunyaniye si gushaka namunyaniye ndi marire aravuga ati wowe kuburi marire ufite ukuntu uzajya ubigenza ubura ahangaha uzajya ukontorora ngo bano bantu barahangaha nibyo none abantu batabambaza ngo wakoze ubukwe ryari ndababwira ntabwo mwabutaje ngo utadutumiye si gusa umwe atazavuga ngo numvishe amakuru y'ubukwe bwawe ngo shango bwabaye bwa mbere ngo muri gasharo ngo nanundi muntu uzakora ubukwe nk'ubwawe rero abantu twarabemeje ariko undi nari nakubwiye ko tugomba kubemeza igasharo tugakora ibintu bitandukanye twabemeje ariko nyine ikintu amafaranga yashize ariko nta kibazo shirega uriya ni umunsi uza rimwe mu buzima tugomba byibuze kwishima natwe nanone so rero amazi yashyushye amazi y'ubugari huye yo koga shiri amazi yo koga umuntu yoga amazi ashyushye koga amazi ashyushye ku buryo noga amazi ashyushye amazi atetsemo ubugari tukangayoga huye nisa y'ubugari yo nitwa tuyashyiraho erega numbone ubone mu minsi ishize ukuntu waza ninjira mu nzu kagira ngo wenda nkashiduka umaze koga ubu umugore wawe ugomba koga amazi akonje cyane cyane impamvu wenda no mu busanzwe wenda hashize iminsi n'abikora kenshi ugaga ku zuba ariko urabona ko bisa naho bari kugoroba hari akabeho rero ugomba koga amazi ashyushye tuzarwara umusonga shira Niyo mugiye koga amazi ashyushye
reka ubuzima bwarahindutse ntabwo ukiri wa muniyori wo kwa mama wawe ubu uri umutware wanjye ntacyo n'umunsi turongera turare kwa kundi